Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Relax TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino, kandi nizere ko Nyagasani ariko arabigenza neza uko mubyifuza bamwe na bamwe, kabone n'ubwo bamwe na bamwe bigenda byanga, ariko Nyagasani sometime ababibona kandi abafite icyo kubikoraho. Ngwibutsa wowe utarakora subscription kubanza ukayikora kugira ngo tujye tubana mu bintu byacu bya buri munsi, kugira ngo tujye tubana tunaziranye, tube umuryango kandi ukundana. Sasa ikintu cyongeye kungarura hano, bamwe na bamwe mwakomeje kumbwira ati Relax, why not utavuga kuri ibi bintu ngo ugire ikintu bivugaho, natwe tugire amakuru tumenyaho, ese nibyo cyangwa se ntabwo ari byo. Mwese mwagiye mubona videwo z'umusore Yamano zigenda zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi bagiye babivugaho ku buryo bugiye butandukanye. Abenshi bamutukaga ati Yamano uri umuntu gutya gutya, bakamutuka ibitutsi, nyandagazi, iki, ariko mureke mbabwire bantu mukurikiye Relax TV, rimwe na rimwe hari ubwo tubona ibintu tukabifata nk'imikino tukabigira ute ariko ibintu birakomeye. Gufata umugabo mugenzi wawe cyangwa se umukobwa mugenzi wawe, kuko ntabwo yari yenyine, ugafata videwo zimeze kuriya z'urukozasoni ukazisohora, kandi wirengagije yuko hari uriya musore Yamana afite umuryango, uriya musisita afite umuryango. Just baze abaye ari wowe basohoye videwo yawe kuriya, ese mama wawe yabyifatamo ute? Ese wowe wabyifatamo ute? Nk'abantu b'iyi minsi musigaye mubayeho nk'abantu batazapfa, nsigaye mbona mukora ibintu mwishakiye, ugafata Relax ubwambure bwe ukabusohora, ukumva urishimye, ukumva uranezerewe. Ndetse abantu benshi numvishe bamwe museka, abandi muvuga ute so ntabwo umuntu yabuza abantu gutera komenti bashaka, ariko nanone tujye twibuka ko turi abantu, mwakagombye kumera nk'umuntu. Njyewe ntabwo kano kanya mfata Yamano ng'ikibazo kwa iriya videwo yasohotse, ahubwo njyewe icyo ndeba ni igiki, ndareba umuntu wafashe iriya videwo akayisohora. N'ubugenzacyaha RIB niba ujya gukora iperereza kuri iriya videwo, burebe umuntu waba warasohoye iriya videwo. Ndatekereza neza ndashidikanya ko Yamano atafata videwo ye yambaye ubusa ngo ayisohore hanze abantu bamwote kuriya, kandi azi neza ukuntu ibintu bimeze. Yamano ni umwana umeze neza kandi uri kubikora neza, uretse ko Satani itagira ukuntu yivanga. Nawe ubwe yarabyivugiye ari mu kiganiro kwa Irene, avuga ko rimwe na rimwe ari ubwo uba umeze neza ukajya kubona hari umuntu wifuza kubona utameze neza, akaba yafata nka videwo yawe y'ubwambure akayishyira hanze. Ari nako byagiye uno munsi. Abantu mwese ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubibona, hari komenti nagiye nsoma ati mwanyoherereje izo videwo, ati nanjye mwanyohereje iyo videwo ngirebera. Ese nk'abakunzi ba Yamano murimo muramufasha iki? Ko numva ahubwo ari mwe murimo kumwataka ati Yamano wanyoherereje iyo videwo, Yamano wanyoherereje iyo videwo ngirebera. So namwe abanyamakuru mujye muba rimwe na rimwe mujye mugira ubumuntu, mumenye ko umuntu ari umuntu. Hari abanyamakuru njya mbona basika ibintu nkibaza, eske wowe just twirengagije yuko uri umunyamakuru nawe uri umuntu, aho kuba just mujya kurekura amakuru, mujye mubanza mukore icyo bita ubushakashatsi. Just ujye kuvuga ndekuye inkuru iyi n'iyi. Bamwe na bamwe mwasabiye Yamano kujyanwa mu buvuzi, ariko Yamano ntabwo ari we urwaye. Wasohoye videwo niwe murwaye, ahubwo niwe twakagombye gushaka tukareba ikibazo cye. Ndakeka wowe urebye iyi videwo cyangwa se wumvishe amajwi,
nizere ko utarakomeza kugenda uba mu gatebo kamwe n'abandi bantu, nawe utekereze ngo umuntu ese wibaze ese abaye ari njyewe nayisohora, abaye ari njyewe nakisohorera video imeze kuriya. So twikomeza kugenda twangiza umwana wacu kandi twabonye ko adufitiye ibintu byinshi, atubikiye byinshi, natwe tumufashe mu biharimo, tumufashe gutuma yumva ko nta kibazo kandi tumube hafi, kuko biba bigoye kwisanga weho wese uri hanze. Ngomeza kukwibutsa wowe utarakora subscription kuyikora kugira ngo tujye tubana mu bihe byacu bya buri munsi, ndetse tujye tubana nk'abanyamuryango tunaziranye. Sharinga ino audio ku bantu bawe uzi nabo bari mu kigare ngicyo wari urimo, cyangwa se wowe kabone n'ubwo utari ukirimo, ubohereze babashe kumva, kuko twese turi abantu. Relax, channel ni iyacu nk'abanyarwanda twese, ndetse ku isi hose nizere ko ibintu